ntabwo nzi ukuntu Yesu yabifataga ibi bintu kandi koko urabona ahantu hari imbwa zimoka n'abana ntibaryama nta kintu wahakorera urusaku no rukuririma ntiwabishobora no kubwiriza ntabwo wabishobora no kuruhuka ntiwabishobora ntabwo byakunda ziri kumoka ntabwo bibaho n'abavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo abanye nanjye yego 2015 umutware wanjye atwaye moto ari mu muhanda baramugonga arapfa sigara n'utwana dusoya n'ifite utwana duto n'umbana natwo Imana rimpa imbaraga ndakomera mbana na irambye ati tuzabana ngo hagarareho nkurinde Mana ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma kandi nukora nk'abantu ngo wicuze icyo wavuze ukomeze isezerano kugeza ibihe bihumbi habwe ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakubonanye abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwe ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakubonanye shimwa Yesu umucunguzi shimwa Mana yamutanze shimwa nawe mwuka wera wamutumenyesheje turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga imirimo myiza twakubonanye amavuta Mana ihabwe icyubahiro Mana ishimwe bakunze byo bayirakora TV nkuko mubibona ibintu bihinduye isura kano kanya twakiriye umukozi w'Imana twakiriye umubyeyi uri mu mbaraga n'amavuta mubyeyi tugwaye ikaze murakoze cyane Uwiteka abishimire yego dushimye Imana yaratwimanye yaraturinze nishimwe nihabwe icyubahiro haleluya Imana ishimwe wagerageza ukatwibwira ukibwira abadukurikiye nitwa Uwambaje Marivestina yego ndi umumama nsengera muri ADPR ndi umuvuga butumwa bwiza yego aho mwamangejeje numva namuvuga kuko Imana yarandinze yego Imana iranyimana Imana ishimwe natwe turakwemereye kandi nicyo gitumye tuguha ikaze kugira ngo uvuge Imana ntago ari twuje kuvuga si nibindi uje kuvuga Imana nje kuvuga Imana dusenga irakomeye ni nyembaraga igifata ibintu biri hasi kabishyira hejuru ni Imana igifata ibintu bidashoboka ikabihinduramo ibishoboka iyi Imana twizeye ifite imbaraga zikomeye nge yarandinze nkiza amarozi inshuro ebyiri bandoze nari uburozi mu bukwe Imana irandengera irankiza ibishyirishamo imbaraga zayo nsigarana nk'ibiro nka 30 none urabona ibiro mfite iyi Imana dusenga irashoboye iyi Imana iraturengera turi mu nyanja ikomeye burya mu nyanja hasi mu birometero 600 umuyaga urazamuka iwacu ni hafi y'ikivo turi mu nyanja Imana iratwomura turusha umuyaga mu nyanja Imana ndi kubabwira rero ntago ari Imana abwiye n'abantu nagiye muri ADPR ifite imyaka 12 ndasenga nagiye mbona Imana mu buryo butandukanye Imana dusenga rero irashoboye kandi irakomeye ifite imbaraga muyiringiye ni rubasha ni rurangiza rwa burundu yo banye nayo guhagararaho irakurinda ikagukomeza Imana dusenga rero irakomeye iyi Mana ni nyamaboko yabanye nanjye 2015 umutware wanjye atwaye moto ari mu muhanda baramugonga arapfa sigara n'utwana dusoya n'ifite utwana duto n'umbana natwo Imana rimpa imbaraga ndakomera mbana na irambye ati tuzabana ngo hagarareho nkurinde irambye ati nta miryango nta bene wanyu irambye ati nzakurinda nzabana nawe Imana dusenga rero urumva ko n'umukozi w'umuhanga nabuge ngo yarandinze ntunza ku gisozi nabo bana mbana nabo kwera imbaraga z'Imana turacyahari turashima Imana ya Isiraheli Imana iradutabara iduha ahantu ho kuba tuguma rero hanga i Kigali urumva ko Imana dusenga irashoboye kandi turasenga tumaze gusenga Imana irambye ngo nzabana nawe mpagutungire ngo hagarareho nkurinde kubera ko Imana irihagije
Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Imana rero ifite imbaraga, igira uburinzi bukomeye, kandi hari n'ibintu dusengera Imana ikatubwira ngo ntabwo izabikuraho, ikaba n'ibyo dusengera by'imigambi y'abadayimoni ikajya gute ikabikuraho. Hari igihe usenga Imana ikavuga ati ibintu unakweretse cyangwa navuze bizasohora, cyangwa ibi ngibi ni imigambi ya Satani nzabikura. Ngewe yambwiye ati iyo nashatse gucyura umugeni ndamucyura, ntawe ujya unyitambika imbere, iramucyura, ariko bati tuzabana mbahagarareho. Yesu ni umurinzi mwiza, turamushimiye ko yaturinze, aratwimana ahabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero numva ko kuri Irakora TV nanjye ukuntu numva Imana yo mu ijuru nayibonye nuko ijya ibigenza ibintu ivuze bihagaraye kandi ikabirinda. Numvaga nshaka kubasangiza ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya igice cyawo cya mbere murongo wa 12. Imbaraga na amagambo arimo ku buryo umuntu ufite Bibiliya ari buze kuza kuyabona. Haravuga ngo icyo gihe nzashakisha imuri muri Yerusalemu, mane abantu bajya bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, bibwira mu mitima bati ari icyiza ari n'ikibi ntacyo Uwiteka azadutwara. Amina. Nuko ijambo ry'Imana rivuze. Yego. Bishatse kuvuga ngo iri jambo ryumvishe wakibaza bimeze bite. Imana iravuze ngo ibwira abakomeye n'aboroheje, abanyarwanda bose n'abo hanze. Iravuze ngo igiye kuzana ikintu bita imuri ize kumurika, ngo ishakisha abantu bajya bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, bakavuga ati ari icyiza ari n'ikibi ntacyo Uwiteka azadutwara. Umuntu akavuga reka njye kugambanira umuntu mu kazi, mukuze mu kazi akavemo njye mu mwanya yararimo, ntacyo Uwiteka azantwara. Umuntu akavuga ati njyewe reka nzashye gucisha uburozi bajya babikora, uyu muntu mwice muroge, ntacyo Uwiteka azadutwara. Abandi babikure mu bukwe. Yego. Imana idutabara. Umuntu akavuga ati runaka sishaka ko azatera imbere ngo ashake cyangwa agire urugo abyare agire iterambere nk'abandi, akavuga ati nimugirira nabi ntacyo Uwiteka azantwara, nimwambura amafaranga ye yarayampaye ntacyo Uwiteka azantwara, ninjya kwiba nkaruguza ngaterekera nkabandwa ntacyo Uwiteka azantwara. Bibiliya iravuze ngo icyo gihe Uwiteka namara kuza azazana ikintu bita imuri. Imuri y'Imana ntabwo ari amatara bacana, imuri y'Imana ni original irakomeye, muri metero 15 imurikamo ikareba ibirimo hasi. Iyi muri y'Imana ngo izashakisha abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa ngo bajya bibumbira hamwe bati ibintu byose byaha byose tubikore ntacyo Uwiteka azadutwara. Ariko Uwiteka ngo azazana imuri aze kwirebera, kuko twebwe turebanye gutya nabona abantu bose turi beza, ariko musonge hari abantu b'abafarisayo. Abafarisayo bundi bari abanyamategeko, barayavuga bakayubahiriza, batwara Bibiliya, ariko umufarisayo muba muri kumwe mu kanya gatoya akaba yakugambanira bakakwica. Dufite abantu benshi bajya bagambanira abandi, niba atari akagukuza ku kazi ibintu bikaza bikanga. Yesu nadutabara. Ijambo riravuga ngo Uwiteka agiye kuzana ikintu bita imuri aze kumurika abantu bose bajya bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, bakavuga ati ari cyiza n'ikibi ntacyo Uwiteka azadutwara. Imana yo dusenga izi byaha abantu bakora, izi abarozi uko baroga, izi abanyamagambo, izi abagore bagira abagabo benshi n'abagabo bagira abagore benshi. Imana izi abantu bagira amagambo n'amazimwe, izi abateranya abandi. Yesu aravuze ngo azazana imuri kumurika bene aba bantu. Nta n'uwo bakisha Imana yagushatse, yigushaka ntabwo yicika. Nari nishatse no kuvuga amagambo. Uziko umuntu ashobora kwihisha, abantu akisha amareta akisha ibiki, ariko Imana ubundi abantu bashaka kwihisha bakagushaka bakakubura, ariko Imana iravuze ngo yo izazana imuri. Yo yazanye imuri nta hantu wayihishira, uramanuka ukajya mu mwobo hasi muri 15 imuri Imana ikagukuramo. Iri jambo rero ry'Imana ribakore ku mutima, ni muri Zefaniya igice cya mbere 12. Uwiteka arabwira abantu ngo agiye kuzana imuri aze kumurika abantu bose bajya bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, bavuga ati ibyaha byose tubigire byiza ibizira bakabizirura. Ariko ijambo riravuga ngo azazana imuri aze kumurika bene abo bantu bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, abagire gute abahane. Imana ridutabare. Numva rero abantu bumvishe ubutumwa bwiza, twafata umurongo wo kwiyeza no kwitunganya. Umuntu niba ari umurozi arabizi, niba umuntu ari umusambanyi uba mu kabari yirwa yambura abagabo b'abandi arabizi, umuntu niba azi ko ari umunyamagambo agirira abandi ishyari arabizi, niba uzi ko tifuriza abandi bantu ibyiza n'ubutabazi urabizi. Ndagira ngo umuntu wese wumvisha amagambo agiye gute yiyeze ahinduke, kuko imuri Imana izaza kutureba. Imana iduhanumishije mu izina rya Yesu. Mfite ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva 11 umurongo wa 7 haravuze ngo mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamukera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo umenye ko Uwiteka atandukanije abanyagiputa n'iki n'Abisiraheli. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka Abisirayeli bamaze imyaka 400 hehe mu bunyage kwa Farawo babakoresha uburetwa. Bibiliya yavuze ngo izi mbwa zanditse muri Bibiliya zabamukiraga ntabwo nzizi, ariko ikintu Bibiliya ivuga kiba gihari cyane. Bivuga ko izi mbwa ziramuka zigatanya mu kwezi kwa mbere zimoka, zigaheza mu kwezi kwa 12 ziri kumoka. Ni ibintu bikakaye bigereranywa n'imbwa, Bibiliya ni kwivuze. Ariko ijambo riravuze ngo mu bantu b'Abisirayeli bukuri, Abisirayeli ntabwo bagira amagambo, Abisirayeli ntabwo banegurana, Abisirayeli ntabwo bagira uburyarya, Abisirayeli bagira urukundo,
abisiraheli ntabwo bajya mu bapfumu gucisha uburozi bazicisha abandi. Abisiraheli bagira imbabazi. Umwisiraheli agucumbikira akakuganiriza amagambo meza, iyo mubwiye ibanga araribika. Umwisiraheli agira imbabazi. Ijambo riravuze ngo mu Bisiraheli ntawe imbwa izongera kumokera mu bantu babo cyangwa mu matungo yabo. Urusaku rw'imbwa ruracecetse. Bishatse kuvuga ngo Imana ije gutandukanya abanyegiputa n'iki n'Abisiraheli. Abisiraheli n'iki n'abanyegiputa Imana yabatandukanye. Ubundi mu Bisiraheli n'abanyegiputa hagati yabo harimo urukuta, harimo inkingi y'igisho. Abisiraheli kabera umucyo, abanyegiputa kabera iki umwijima. Imana idutabare. Imana yavuze ngo ije gutandukanya abanyegiputa n'iki n'Abisiraheli. Yego. Izi mbwa bivuze yimbwa ziri kumoka nta musore usaba ngo ashyingirwe, arajya kurabagiza bakamubenga. Yimbwa ziri kumoka umuntu ababyara ntakire kwibere. Yimbwa ziri kumoka ujya mu kazi ugasanga abandi bagutanze mu mwanya ukadepoza ukabura akazi. Yimbwa zimoka abakobwa ntibashyingirwa bagiye 45 bakira abakobwa. Yimbwa zimoka urubaka inzu ntuzagira iterambere nk'abandi, ujya mu kazi ukakabura. Imbwa ziri kumoka ntabwo abantu bajya bubaka ngo bikunde. Yimbwa ziri kumoka abantu barashyingirwa umwaka umwe bagakora divorce bagasenya. Izi ngomora zisenya uko buri imbwa ziba ziri kumoka zamoka umuntu urugo akayita ruvamo. Imana ndutabara. Yimbwa zimoka umuntu agambana umugore bakamwica. Yesu nadutabara. Yimbwa zimoka uracuruza abandi bagacuruza ugataha ugahomba muri hamwe kandi mwacuruzaga ahantu hamwe. Yimbwa ziri kukumokera nta gikundi rugira, nta nshuti ugira, nta miryango mizimugira. Yimbwa zimoka inshuti mubana mwiganye zikuvaho. Ariko Uwiteka yavuze ngo niba uri Umwisiraheli w'ukuri, abantu b'Abisiraheli b'ukuri, yego, iravuze ngo imbwa nizojya kwamokera ukundi. Rero ngo Imana itanze itangazo kw'iki gicamunsi yuko umuntu uzi ko ari Umwisiraheli w'ukuri akaba akijwe abana n'Imana akunda Imana, ikintu bita urusaku rw'ingaro rwacecetse mu izina rya Yesu. Amina. Izi mbwa baba ari abadayimoni, baba ari abarozi, baba ari ibitero n'intambara zitandukanye n'abapfumu n'abarozi n'abasenganya bingi. Ariko data aravuze ngo imbwa zizongera kujya gute kubamokera. Abarozi bajya bahaguruka Uwiteka abececekeshe, nibaza kukugambana Uwiteka bikureho. Imana ntihabwe icyubahiro. Iravuze ngo mu Bisiraheli nta imbwa zizongera kumokera, kugira ngo ize abantu bose bamenye ko Uwiteka aje gutandukanya iki Abisiraheli n'iki n'abanyegiputa. Yego, bivuze ngo abanyegiputa Imana irabazi n'Abisiraheli Imana ize gute irabazi. Yesu nahabwe icyubahiro. Amina. Abisiraheli bagira imbabazi mu mitima yabo. Abisiraheli bagira amagambo meza yo kuremesha abandi umutima. Abisiraheli bagira amagambo meza y'ubugingo. Imana ntihabwe icyubahiro. Ariko abanyegiputa icyabo no guca abandi bantu intege, no kubabwira amakuba n'ibyago. Ariko umuntu w'Umwisiraheli Yesu aravuze ngo ntabwo imbwa zizongera kujya gute kumumokera. Bivuze ngo niba uri Umwisiraheli ari ibintu Imana igomba gucogoza ikabyicaza ukagira amahirwe ahantu utayabonera. Iyo umuntu ari Umwisiraheli agira amahirwe ahandi bayabigize gute bahaburiye, akajya mu kazi akakabona abandi bakakabura kubera ko ari Umwisiraheli, agacuruza bigakunda abandi bagacuruza bagataha bagahomba. Imana ibafashe bifuje kuba Abisiraheli b'ukuri, kuko Uwiteka avuze ngo mu bantu b'Abisiraheli nta imbwa zizongera kujya kumokera. Imana ntihabwe icyubahiro. Kandi Uwiteka aje gutandukanya abanyegiputa n'iki n'Abisiraheli. Gahunda no gutandukanya abanyegiputa n'iki n'Abisiraheli. Kandi Uwiteka Abisiraheli arabazi neza kuko azi imitima yacu. N'abanyegiputa agize gute arabazi, araza yo gushyira mu kintu biti urukuta abatandukanye. Ntabwo dukunda Imana ibigenza cyangwa ngo nigi ukuntu ibigenza bigayute bikemera. Imana ntihabwe icyubahiro. Haleluya. Numvaga rero amagambo ni meza y'ubugingo cyane. Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu. Bakurikiye kumva amagambo meza y'ubugingo, Imana ibaha imbaraga. Aha hari imbwa zaba zarakumokiye mu buryo butandukanye, ukajya ubona igicu cyose gihora ari ikibazo. Ziramoka zanditse hano muri Bibiliya. Ubundi muri bihanditse mu ibintu bitandukanye, handitse mu imbwa n'amasega aryana n'abahivi n'abaheti n'abamedi n'abaperesi n'abamereki n'abafarisayo n'abanditsi ndetse abantu bose ntago bakijijwe. Bari abantu bagira amategeko mitima yabo, ariko kugira ngo abishyire mu bikorwa bikanga. Ariko mu izina rya Yesu n'abatura Abisiraheli Uwiteka aravuze ngo izi mbwa nazo zongera kumukukunda. Byarangiye Abisiraheli n'abanyegiputa bageze ku nyanja itukura, Imana irabatandukanya. Abisiraheli baromoka inyanja, abanyegiputa Imana ibamarira mu mazi. Byanditse mu Kuva ibice 12 umurongo wa 13 ukuntu Imana bageze ku nyanja Uwiteka ashyira mu kintu biti iki inkingi y'igicu. Abisiraheli babera umucyo, abanyegiputa babera umwijima. Bishaje ngo aya magambo meza y'ubugingo aranditse hano muri Bibiliya. Yesu aduharumisha. Ubu n'ubuhanuzi rero abantu bose banteze amatwi, iri ni ijambo ry'Imana. 14 handi yavuze ngo Uwiteka ari barwanirira. Namwe mwishecekere.
ngo mu gicuku cyanyu Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'igicu n'iy'umuriro ngo areba ingabo z'abanyegiputa bashika muri gikuba ngo akura inziga ku magare yabo ngo akuruka agize gute aruhanije uruba ko Imana yamaze kugiye gute kubatandukanya none ijambo yavuze ngo Uwiteka ngo aje gutandukanya Abanyegiputa n'iki n'Abisiraheli niba uri Umwisiraheli data wa twese agize gute arakuzi niba uri Umunyegiputa data wa twese agiye gute arakuzi ariko ndashaka abantu bose baba Abisiraheli mu izina rya Yesu kuko gukora Imana ntabwo ari nta gihombo kirimo kandi ni ibintu byiza bigira umumaro ku muntu washakanye Imana umwete mu izina rya Yesu Imana iduhanumisha mu izina rya Yesu ubu ni ubutumwa bwiza wanuzi bukomeye ndi umuntu ushaka kubona amaso y'Imana agomba kumenya ngo Yesu Uwiteka naza ni muri azasanga mpagaze he muri Imana yo mu kabari bikureba iyo wagiye mu bapfumu bikureba muri Imana iyo utunze abagore benshi bikuzi muri Imana ujye kugambanira mwene se bikuzi iyo wamugire nabi Imana bikuzi biri kukureba Imana iturinde imuri ahubwo izasange dukiranuka mu Bisirayeli twishimire duhumugisha mu izina rya Yesu amen. Koze Imana urakoze cyane turanezerewe turafashijwe Imana iturinde imbwa iziturinde mu izina rya Yesu iturinde imbwa kandi izimbwa ntago ari zirirwa ziyenda zirabatera amabuye iriya yiteye iyigendera izimbwa zanditse muri Bibiliya Yesu yazivuza azizi izimbwa zifite ubukana bukomeye kuko niyo utuye niyo wambaye ugiye zirakurunguruka niyo garutse zirakurunguruka kandi aba bantu baba bafite misiyo zo kumenya gahunda zawe zose ukoreramo nuko ugenda Imana iruhande ahantu hose ziba zihari mu byiciro byose ziba zihari Yesu naturengere cyane byanditse muri Bibiliya ushatse kumenya ibisobanuro by'imbwa byanditse hano muri Bibiliya ntabwo nzi ukuntu Yesu yabifataga ibi bintu kandi koko urabona ahantu hari imbwa zimoka n'abana ntibaryama nta kintu wahakorera urusaku no rukuririma ntiwabishobora no kubwiriza ntabwo wabishobora no kuruhuka ntiwabishobora ntabwo byakunda ziri kumoka ntabwo biba n'abana bari gusakuza mu rugo kugira ngo uruhuke ntabwo bikunda urusaku rw'imbwa reka uwo mugisha nawe wabona Imana ndutabare ndibuka ko izi mbwa 94 mu ntambara ntabwo nari mukuru ariko narazibonye baraziyoboraga zikagenda zimoka ahantu zinjiye nta muntu wishaga mu rutoki cyangwa mu hantu zahitaga zikuvumba urumva ko imbwa ntabwo zoroshye Imana irinze iyo bazandika muri Bibiliya izi mbwa nta muntu wishaga 94 imbwa ziri kumoka zabaga zakugezeho kare Imana idutabarize turinde imbwa mu izina rya Yesu umuntu wese Imana imurinde izimbwa zimoka Imana izuturinde niba ari abadayimoni ariko n'abadayimoni bakaze bafite imbaraga ariko itari ngo mu Bisiraheli nta imbwa zizongera kumokera no kwimwanditsi yanditse Imana iduhanumisha mu izina rya Yesu amen. Nabonye ubukana bw'imbwa bukomeye niyo ziri umuntu arasara cyane Imana iturinde imbwa mu izina rya Yesu Imana iturinde imbwa n'ubuhanuzi bwanditse Yesu aduhana umugisha yemwe mudukurikiye Imana iturinde imbwa namwe barinde imbwa kandi igiye kuzana imuri nukuri isobanura ibintu byose bijye ku mugaragaro bidasobanutse ibishyire ku mugaragaro ubundi Imana yazanye muri ibintu byose biri mu rwihisho bijya ku mugaragaro urabona ko yazanye muri corona iraza abantu bose barayibona mu Rwanda no mu mahanga iragaragara bishatse kuvuga ngo ibintu byose Imana ishaka ngo bigaragare bijye mu murongo neza izana ikintu bitimuri ikaza kwirebera ubundi Imana igeza kwirebera ijya kurimbura Sodomu n'Igomora yavuze ati nza yagiye kwirebera ituma y'abamarayika izaza no kwirebereza n'ikintu bitimuri niyo tuzagaragarira tukamenyekana abo turibo ariko Imana icyo nshaka nuko abumva ubutumwa bwiza Imana iduha imbaraga kugira ngo nizi zasange turi abana bayo yishimira iduha umugisha kandi iduha imbaraga mu izina rya Yesu amen. turashoje turanezerewe kubana nawe mubyeyi ufashije imitima yacu urongera uraduhumurije urongera uraduhuguye duhaye ubuhanuzi bukomeye Imana iturinde izi mbwa iziturinde mu izina rya Yesu ntabwo mangiye Imana iturinde izo mbwa ariko twafashijwe namwe mwame dukurikiye ndizera ko mwafashijwe iki kiganiro mugisangiza abandi muduhe comment abatarakora subscribe muduhe subscribe izo nimero muri kubana hasi mwaduhamagaraho mwatwandikiraho nawe wumva hari icyo umwuka guhata hari ubuhamya ufite hari icyo wumva wasangiza abantu muri urugendo habaho gufashanya umwe araza akavuga iki undi akavuga iki tugafashwa twese muri runo rugendo rugana Siyoni twasoza mubyeyi dusengera karibu. Mana turagushimiye uri Imana nziza uri Imana y'amahoro witwa Uwiteka nta yindi Imana ihwanye nawe twabonye imbaraga zawe waraturinze uratwimana waturinze umujinya wa Satani watubambiye amahema turagushimiye kuko kera abantu bose bakwiringiraga bari mu mahoro kandi tugufite ntabwo twifuza undi murengezi aya masaha turagushimiye kuko uri umwami mwiza dusengeye ababyeyi n'abagabo dusengeye abasore n'abakobwa n'abana batoya dusengeye ubugingo bwacu aya masaha Imana niturinde ibitwirukaho n'ibiturwanya Imana
ntukeshe amajwi yose y'abadayimoni ku bugingo bwacu. Imana tugenda imbere, turagushimiye Yesu, uri umugabo mwiza w'intwari, ugira neza bagacya bukira. Twabonye neza yawe, waraturinze uratwimana, uduhagara tugaha icyubahiro umugoroba. Nuhabwe icyo kuko nta yindi Imana ihwanye nawe. Dusengera abera bose abumvisha amagambo yawe, abantu bose bakomeza amaboko ubaha imbaraga, uturinde imbwa zitumokera. Imbwa zimaka ntago abantu batera imbere, imbwa zimaka ntago abantu bacuza ngo byemere, imbwa zimaka ntago abantu bajya babyara ngo byemere, imbwa zimaka abantu bashaka ngo bikunde, ingo ntabwo zikomera. Turasenga Imana dukureho imbwa zitumokera, ibitugo byose birwanye mu izina rya Yesu. Umene gukora kose kwa Satani uduhiga umurwanye, ibyazo cyose birwanye. Turasenze, dusengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi, dusengera abantu bose barengere, urengere ishashi cy'u Rwanda, utabara abera ukuri umwami mwiza. Urakoze Mana, turagushimira amagambo meza y'ubugingo abaye natwe, kandi nuzani mu zasange turi abantu bakiranuka, uzatureba ijisho ryiza kuri umwami mwiza. Urakoze ugira abantu neza, ukabishimira ukabatabara. Turagushimira kuri Imana amahoro, habwa icyubahiro kuri Imana kwizega no gupfukamirwa. Dutabare Yesu, tugire neza kandi utanga umugisha. Mana nyirije kwa gushakana umwe, turakoze nagushimira kubwawe Yesu. Amen. Amen. Mubyeyi urakoze cyane, nizera ko n'ubutaha uzagukenera uzahaboneka. Yego. Murakoze namwe mudukurikiye, mwakoze kubana natwe. Shalom shalom.